Knowless TV show nkuko mubibona nyine niyize n'undi kwigaragaza. Giye kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye turi kubona muri showbiz nyarwanda. Urwango rwabaye rwada byatangiye tubona hari ibintu bisubiraho tuvuga ati wenda ni za showbiz zo mu Rwanda, ariko no byarenze n'u Rwanda, byageze muri East Africa byambutse. Ubundi ngiye ukuntu mbibona, iyi saga ijya gutangira ubundi byahereye ku mugabo bita Dekati muramuzi, amenyekanye muri covid barafunze turi muri lockdown. Urumva nibwo urwango rwatangiye kuza hagati mu bahanzi nyine mu byamamare. Yagiye avuga ku bantu, yatangiye atuka Bruce Melody, aribasira none bigezaho noneho Yago avugwa ko ubwa mbere Yago yafungishije YouTube channel yiwe. Biragaragara ko wenda yayifungishije wenda kugira views zigaragare nyine ziza ari nyinshi cyangwa subscribe, ariko ibyo wenda byari byararangiye. Ariko ejo bundi hari ikindi kibazo kigeze kumubaho. Umuntu wamukoreraga w'umukameramani yagize gutya mwiba channel ayishyira muri mashini ye. Yago arayibura, abona ibintu babihinduye na nimero za konti bazihinduye, bayita Mr Giveaway, kugira ngo mwarabibonye. Yago arabibona, atanga ikirego tuvugira ngo ni scam. Batikati no bita Godfather. Urumva ndi tugaruka ku muntu bita Godfather, wenda Dekati hari abantu yagiye azamura, yagiye aremera, bataha amafaranga, batama ibiki na hiti, yakoze indirimbo nyinshi. Ariko se umuntu bita Godfather, ubundi Godfather waciye igikuba mu Rwanda, ubundi Godfather ni muntu ki? Mwambwira ikintu yigeze gukorera umunyarwanda n'umwe ngo yaramuremeye Godfather? Wamunganya wa Yago ni Stan Father. Yago buriya turamwemera, buriya Yago maze kwibwa channel Godfather Dekati murabizi n'abantu bakurikiranwa ku mbuga zose. Biranambabaza ukuntu abanyarwanda mwahiye mubatiraho ngo ama comment n'ibiki mugati mubashima, kandi barimo barazana urwango muri industry y'umuziki nyarwanda. Mwege muri mu rujijo kandi n'abaraburi ibintu murimo ntago mubizi. Godfather umuntu bita Dekati baranakora abantu twagakwiye kumva. Kira n'umuntu afronga muri bari abantu ko nta kintu kizima bagaragaza, ni ukudusenya badusebya. Ejo bundi Yago barabizi Godfather na Dekati barakurikirana, Yago bamwibye cyane mwabibonye. Godfather na Dekati barasara ngo Yago ni scam arimo arakoresha, ariko mwarabibonye ejo bundi, kandi bari babazemo politique ngo ni scam murabyemera, ariko ejo bundi mwarabibonye ko wayimwibye agiye mu rukiko. Dekati na Godfather babonye basebye, bahita bajya kuri za space zabo badutukiraho abanyarwanda, batukiraho abastari dufite mu Rwanda twubaha. Nawe mukagenda mukabashyigikira ngo ibiki na biki. Godfather ejo bundi ntabwo yabonye Yago ababariye uriya mutipe wamwibye channel, ntabwo nzi izina rye, ntabwo ni ngombwa no kurivuga hano. Ntabwo mwabonye ko yabonye asebye Godfather akavuga ngo iriya ni scam, nabwo ngo n'umuntu yarazi ko ari mubabarire. Ariko ni gute Godfather yifata akagenda agatuka RIB, akarenzaho ibitutsi mu comment ko RIB nishoboye ngo nigize iki? Ubu Yago yafata RIB yo mu Rwanda ishinzwe iperereza n'ibiki no gufunga, akagenda akayishyura, akavuga ati uyu muntu reka twigire ko yanyibye channel, mumufunge mubabarire. N'ubu ibyo bintu bishoboka? Yago ubwo bubasha ntabwo afite. Ariko rero banyarwanda, gereka mbabwire, ubundi mu muziki nyarwanda dufite abahanzi bazwi, isi yagiye bamenya bamwe na bamwe, nka Bruce Melody arazwi, ariko uzarebe ko Bruce Melody si umunyarwanda dufite wa mbere nyine dufatiraho urugero mu Rwanda, aranarenze murabizi. Ariko ni gute Dekati cyangwa Godfather bagenda bakamwita ikigoryi mukabyemera, kandi ariyo muhanzi dufite, kandi tuvuga ati uyu niyo muhanzi w'igihugu? Ni gute mubyemera? Abanyarwanda muri mu rujijo, nushake mukundane, mushyigikirane. Urabona ahantu bigeze. Ejo bundi Brian yatutse Yago, mwarabibonye. Ejo bundi Sky yatutse Yago. Kubera iki? Bagiye muri bwa bucano na ba Jihad n'ibiki, baragenda bacomekana hagati. Yago reka tumwote, n'ubundi natwe reka tuzamuke tumuzimye. Murabizi Yago yavuzwe nabi, kandi Yago yagaburiye abantu benshi, ndabizi namwe murabizi. Yago yaremeye abantu,
mana yanjye izo abantu Yago yazamuye abantu abakinnyi ba filime, yazamuye abakomediye, yazamuye abareba inyogoye, ariko muzarebe ukuntu abanyarwanda mudashima, muzarebe ukuntu abanyarwanda mutajya nyine mwibuka ineza y'umuntu, ahubwo mwebwe mugakurikirana bwa bugoryi bw'ibitutsi. Kuki mushyigikira ibitutsi? Ni gute umuntu nk'uriya, abantu nka bariya mutanazi baba hanze bagenda bita ba Godfather ba Dekate, mutazi n'amasura yabo bakagenda bakabayobora gute? Yago muzi w'umunyarwanda ubaye imiziki myiza, mukagenda mukamwota ngo ntabwo ashoboye, ngo Yago ngo ari aho, ngo ni ibice akomana. Ariko Yago mwabibonye yabaziye, ari kubereka ibimenyetso bya nyabyo ko bari abantu nta keza kabo. Nabonye Brian ejo bundi, Brian aba yahemukiye Yago yabasize hanze, mwabibonye. Ariko abanyarwanda njyewe ubundi ndibaza urwango ruri mu muziki nyarwanda cyangwa muri industry y'umuziki nyarwanda nyine ibyamamare bose, kuki muri kwangana? Mwashyigikiranye umuziki wacu ugatera. Mwebwe n'Abanigeria bagirana beef, ariko mureba ahantu bageze. Ba Chris Brown babaka amakorabo, bande bose abahanzi barenzeho muri Amerika bakaba Nigeria akora. Niyo mpamvu urwango rwo mu muziki nyarwanda ntabwo genda ushyigikiye. Abanyarwanda mwicare musase inzobe, muciringe, muvuga ati ese ngo ni gute wumva ngo uyu muntu ari hasi, ngo nta n'indirimbo twakorana? Yarakwiciye, yarakwibye gute ubona umuhanzi mugenzi wawe ukamugirira ishyari? Gute ubona umunyamakuru mugenzi wawe ukamugirira ishyari? Wamushyigikiye, yahuye n'ikibazo, wakeretse abanyarwanda ko umusitari mugenzi wawe yagize ikibazo, mugashyigikirana, mukareka urwo rwango. Njyewe abanyarwanda, njyewe inama nabagira, mureke dushyigikirane. Buriya umuhanzi atabaho, umunyamakuru ntiyabona umugati. Urumva? Umunyamakuru atariho n'umunyamakuru ntiyabona umugati. Abo bantu barafatanya nyine mu kugira ngo bazamure impano zabo no mu bijyanye n'amafaranga. Musase inzobe, mushyigikirane, mube inshuti. Mana yanjye ni ukuri, nimubigenza gutyo. Mwabonye ukuntu Kagame ari kwiyamamaza, mwabonye ukuntu abanzi bari bameze neza, bari ahantu hamwe ubona ari byiza, kuko harimo abafitanye beef ariko ntabwo bari kubigaragaza. Bari mu gikorwa cya leta, abafitanye beef babishyize hanze, ariko mwabonye ukuntu byari byiza, bishimanye bameze neza. Ariko uzarebe Yago ibintu biri kumubaho. Yago ibintu biri kumubaho birababaje, kandi Yago ni umuntu twemera, ariko ndabizi Yago azabicamo. Umuhungu wacu ari gutwika, mwabibonye. Abamuvuze nawe bari kumusaba Skate, ntabwo bamusabye imbabazi, nimwabibonye ngo ntabwo nari mbizi ngibi. Ako ni gute Ipede bayobora ngo ni Jihad? Ipede cyane muri hasi abanyarwanda pe, mushyigikira wa mugabo ngo ni Jihad. Ipede rikakuyobora neza, rikakubwira uburyo cyo umuntu ari umuntu mubi, aricyo ari we mwiza. Ipede mwarana, ntabwo mbatutse, ariko uri mu buyobe buteye ubwoba. Njye ntabwo Ipede ryanyobora, uzabaza Ipede Jihad uve n'izina rye, ubundi yaturutse uri kutaza gutuka umuntu nta n'imyaka ingahe amaze mu muziki nyarwanda. Urumva, nta na bore ndabona n'imwe, gusa nzi ko ari igipede kiri aho, mbona wagipostinze ngo cyagiye gutwika, ngo kiri kumwe n'abashu, ariko kikifata kigakora ikiganiro kimara amasaha 2, nawe ukagenda ugahita umwanya ari gusenya mugenzi we gusa, akagenda agatumira nyine aho bahuje ubwenge. Brian ateka twote Yago ariko yabisize hanze, yaremeye abahanzi na Brian baramuremeye. Ariko buriya njyewe abanyarwandakazi, ngenda basabye gusasa inzobe. Wenda njye ntabwo ibyo ndi kuvuga namwe muri kubibona, ni ibintu biri kugaragara bizwi. Urumva, ubube babasizemo mu buvemo. Dekate wigize wa danje ngo nawe kamuvugeho. Dekate ni ikigoryi, Dekate Godfather ni ibigoryi. Njye ntabwo wanyobora nakuzi na kimwe na Fro. Buri umunyarwanda ufrowinga Dekate, we Dekate yavugaga ibintu bizima mbere, ariko yabuze inkuru no gusebya abantu. Umuntu ufrowinga Dekate, Godfather, dore ngo Twitter yabaye ngo Twitter niwe mwami, ukajya kuri space agahenda nagutuka. Wabuze akazi ngo yirirwa kuri space yanjye ujoininga, wabuze akazi urimbura mukoro. Ibaze umuntu muri hasi kabisa. Ariko njyewe tugiye kuzadukurikirana, mbabwire ibiri hanze ahangaha, ereke ubuyobe abanyarwanda ari kubashyiramo. Televiziyo buraho butari kuvuga neza, aho mwarabibonye kuri Imbogo, dore Imbogo
Imana imuhe gukora idashira. Mwabonye ukuntu bamwose ngo ari kwirwaza, ngo ari kwirwaza, kandi byose ni ubutivi, ni ubutivi, ni ubutivi. Ariko njyewe nyine kuri UIC TV show basabye gukora subscribe na share na comment, tugenda tugendana pa